Agarutse rero aho nani kuri D&D TV show. Ndi kumwe n'abavandimwe noneho tugiye kwibwirana tuvuga amazina yacu. Reka nihere je umukuru. Aba ni barumuna banje namwishwa wanje n'umwana w'umukuru wanje. Ku mazina yitwa Keza Divine, murabizi ni bisanzwe. Ndi mama w'abana babiri, niyo mfura yanje. Undi ni mutoya. Nkurikira bavuga amazina yawe. Nyandora Chance. Yitwa Nyandora Chance, arashatswe n'umudamu. Nkurikira iyo Nibizeme. Yitwa Nibizeme. Rachel nde? Mutimke Rachel niwe bucura wacu. Nawe Gisubizo JP. Yitwa Gisubizo Jean Paul. Jean Paul, Jean Paul. Turagarutse kandi turabashimiye ko mwadukunze kuri challenge twakoze ejo bundi. Mwagize neza kudukunda, mukomeze mudukunde. Turahari ku bwanyu. Tuzabaha ibintu byinshi byiza. Mwabonye ko bazi kuririmba. Reka dukomeze tubane muri uyu mwanya. Uyu munsi turabaha ibintu byinshi byiza, turaririmba, turakora ama challenge, turaganira, ndababwira n'amakuru. Abanyamurenge, buri munyamurenge wese ahava akaja n'ibibazo biri ruguru, mukomere mwihangane. Turi hafi gusingira igihugu, turi hafi gutaha, turi hafi kandi mukomere. Abari ku rugamba mukomere cyane. Turahari ku bwanyu kandi Imana turabizi ko kiriya gihugu tuzagitahamo amahoro. Tuzongera tukanywa amata meza ba papa badukamiye. Amata n'ubuki. Yo gucana n'ubuki. Ese uzi ukuntu bagaza badaha ubuki? Badaha ubuki? Mbere ko badaha bakora iki? Waradashe? Nadashe uri. Uravuga ishuri? Wageze cyo kudakira umwotsi. None wa mwotsi ukiruka n'inzuki. Zanzo kukabana kukuramo ubuki rero. Ziki kubyo zitakujya. None zitinya umwotsi, wa mwotsi iyo zibonye umwotsi mwinshi inzuki zazihunga. Mugakora mu mutiba. Ugakora mu mutiba. Nta bintu babaga bisize kugira ngo zanzuki zizaba. Ushobora mbaraga kagashashi. Bidahisha cyangwa se barangiza ukagira kugira ngo inzuki zitakujya. Ugakoramo ubuki umushonge ungana kabiri. Kabisa bw'umwimerere bwiza cyane. Ujya bukibaza abantu tuzojya tugeze neza. Nubwo kandi ubu nyine ngo bureze niyo makuru mfite. Ufite amakuru iwacu ngo hari ikijumba cy'inzofanyi hakaba n'ubuki. Ariko Imana ni nziza, tugeze tugiye kabisa tuzorya ubuki tumwe n'amata cyane kabisa. N'ibiki bindi hajya barya kabisa. Iwacu habaga hari umugabo umwe wavuze hariya muri Amerika, kindi bavuze nyine ngo imbuhu ngo zameraga ku biti ngo abantu ngo bagaca ngo bakagira ngo none kimura ibituku zameraga ku giti hejuru mukabitera bigahanuka. naho imbuhu zagaza zimera nyine hasi gusa umuntu uko gusoroma aho ugiye hose ugasoroma imbuhu. Twaba dufata ishengo hano bya shengo tugafata imbuto tukazishyiramo tugafata umutozo urawuzi? Ishengo baritekeragamo n'umuceri. Umuceri wo mu ishengo ukuntu waryohaga ukaba wiyumva ukaba umera neza, ukabwira neza ngo watetse muri rice cooker. ariko kuka si yoro ikoza mwagati tiwi biranditse niko kujabika twatsa tukaja kabisa. Cyangwa impengeri ziwacu impengeri cyangwa ibijumba byacu birimo ikigazi n'amavuta y'ikigazi y'amamesa muri make. Bitangaza byafufutse zo kundondo. Bavuye mwana gute ko zikobera uruhinja none bizose kubira. Basi nuko yo kuba umuhira ikibuka hehese. Asante kabisa. Nanki muto ariko nzamzibuka ukeye nyine tu. Oya ni byiza muzoza mukomeza muzibuka kuko turi hafi gutaha turi guhangara tugataha.
rero uyu mugoroba rero naya makuru twari tubazaniye y'iwacu muri makeya nyine utuntu tumwe twenda twibukanya tugenda tubiganiraho kugira ngo n'abana bacu turi kubyara tuzabibigishe rwose turabizi ko bazabifata. Tugeze mu mwanya wo kuririmba rero tugiye kuririmba turirimbe tubasusurutse ndabizi barabikoze cyane dufite timu hano dufite mama wacu azi kuririmba cyane niba wadutoje kuririmba ariko ntaririmba uyu munsi ubutaha tuzaririmba nawe azaba yateye intebe hano aririmbe azashobora amajwi yombi arito na soprano yarabizi cyane ari mu banyamurenge bazavuze ngondera murayizi bashobora kuba bayizi wowe urayizi ejo ndayizi wowe urayizi azavuze ngondera azavuze ingoma azavuze ipendo rero tuzomuzana umuyumbe muri make agira isawuki kabisa agira igitoro cyose samuzana aturirimbira dususurutse rero tugiye ese ko mutambaje amakuru cyangwa maze uvuga amakuru ho Puruyaha rero ndahagurutse mvuye bwota amasimbi muri Amerika nahagurutse na gatanu saba bivuga nabi we mumwigishe ariko kuvuga sabi hari ukuntu yarari hariya na Nyamukwega mbona nyabuna hari n'akazi rimwe na kabiri na gatatu na kane na gatanu kugeza niyinga ni posho ni none sinzi ko ntaya ngo se ngo ariko ngo azobimenye niyo makuru mfite nashaka nuko nuko rero navuye na gatanu shika hano ni posho iyo uvuye na gatanu tuzuvuga ngo na gatandatu uzuvuga ngo ni posho kabisa Kinyamurenge yatanye Kanyamukwengo yaramwigishije nuko navuyeyo na gatanu mu gitondo hakiri kare ndaza na indege tugeza New York twahageze twavuye hariya mu gitondo saa 4 nibwo twahagurutse twageze New York saa 6 gutya saa 6 n'igice saa 8 saa 9 saa 10 turahaguruka muri New York turaza paka no muri Kenya isa 13 zose turi mu ndege twakoze urugendo ndi kumwe n'abana na Munyana n'umukobwa bita Munyana nta kibazo nigeze ngira abana bari bameze neza turamusuje n'umwana mwiza cyane abana nta kibazo bigeze bagira bararyamye barasinzire kandi nari nicaye ahantu heza abantu batwara abana muzajyamo babahakiye cyane babitaho abanyakenya hari ukuntu nyine bamwe bita ku bantu ariko hari n'abandi don't care biri umunyakenya nyine bimubwiye ikintu nuko ukimubwiye iyo watinze kumubwira arikomereza ariko narahageze nsaba agatanda k'umwana barakampa nari nicaye muri mido ntabwo nari nicaye mu bantu nyine bose jewe ari business hakaba na mido ngo je nanicaye muri mido ni zibiri zonyine ni business na mido zonyine n'ahandi hasanzwe jewe nari nicaye ubwo ngaho hisanzuye hari agatanda k'umwana n'umwana wicaye ku ntebe yiwe ko ni mukuru umwana w'imyaka 3 nawe yicaye ku ntebe yiwe araryama arasinzira nta kibazo n'umwana we ndamuryamisha hariya ndameze neza pe umuntu bazajya bazana abana muzajya mureba ntimukazajya mwicara muzajya mushira amafaranga ya extra kugira ngo mwicare mu mwanya mwiza uko iyo wicaye hariya hasanzwe birakugora kamembe kwera ko ufite umwana nta hantu hamushira ariko iyo wicaye hariya usaba agatanda k'umwana iyo ufite umwana utarakwiza umwaka baguhereza agatanda k'umwana ukagasaba nyine umwana ameze neza nawe umeze neza nuko ibiryo byaho nyine ni kujya nyine gufate mu nda ibyo zo mu ndege ntibiza
jewe simbikunda imwaji se nuko mushobora ya imwaji byo nsava naramweye umwe koka kugira nyine unze kubona akabaraga ko ku mbabaruza imya telefone kandi n'izimije kashi nuko n'abana nabo hari bimwe byo nyine bariyeho nyine ibiryo bimwe byiza ndabahereza bararya nari nabajaniye amasinatse amayogati ibiryo by'abana nari nabitwaye najimije ntuze nari natwaye ibiryo by'abana nuko urambabara ndacyafite agakorwa nawe babwiye ko nkigwaye ariko ndi gukira gushima Imana ndi gukira nuko rero mpita nza paka hano muri Kenya niho babaje kutugura ndege yo gusiga yanyagwa bafite ukuntu tago bafite serivisi pipi na gato abanyakenya naje giswari cyazamutse umunyakenya yavuga nkavuga ati mwe warahabaye bakiziga hari mu rugo bavuga naje nkavuga nuko nyine ariko nyine tuza kuhava turaza no mu Rwanda mu Rwanda bakajya mu nzu geze hariya rwose abantu bakwitaho bakakubaza urananiwe tufashe iki nashimira akomana je wabuze nimero z'umama na wa ntwaje umwana twageze hariya nyine abone umwana wanje yarushe ahita amufata aramuheka yambara amuhekesha umupira yari afite n'umama ruvuye ngo mu Bubiligi w'umunyarwanda muto akuramo umupira pana kuvuga wenda mu Kigoma akuramo umupira kuko naje nafite Kigoma nta n'ikigoma nafite Kigoma kimwe ariko mpetse umwana cyo umusabira umugisha Imana izomugisha cyane ngiriwe n'amahirwe ngahura nanga kubitana nawe hano muri Kigali n'ukuri namuburesinga pepe ibaze ko yamaye nimero ziwe ariko sinagira ndazisevinga ariko narazibuze uzocekinga urebe ko uzibona ntago nanditse izina ryiwe yazimaye gutyo ku kibuga cy'indege ndamubipa ngira ngo wenda ningira ndaza kuzandika nuko ndazibura ariko nuko Imana imwe bizambabare kubitane nawe rwose kandi mama munini gutya ndamutse mubonye wahita umumenya umuntu wakuyemo umupira cyo mu umuntu wagufashe shaho ntabwo bakabishya muraza te akuyemo umupira w'agahita ego nukuri mu rugendo nyine haba harimo abantu babagira neza pe hari abantu bose ntago muhuye ntago akoze muri make ariko akaba yagufasha mu buryo Imana imumugisha cyane nuko rero turaza tugera hano muri Kigali tugera ku airport ya Kigali abantu batwitaho pe aho baratubaza mvuye hehe kiniki murajya hehe mva nafite passport yanjye n'iz'abana bombi tugomba kwishura murabashitse nyine ngomba kwishura turishura turangiza kwishura turaza nyine twabanje kugira ibibazo by'ibikapu bigenda bitinda ariko final byose byaraje hari ibyo babaje kutugoramo kubera ko harimo amaguru ibintu bya studio ndimo pasteur imwe ngo ni Jimmy atuye mu Burundi niyo bari babaje kutugora ariko kubw'amahirwe kubera ko ari umukozi w'Imana byahise byikora wenda iyo baza gufata nk'iby'undi muntu wenda iyo baza gufata nk'ibintu by'undi muntu hari wenda bitari kugenda neza ariko kubera ko bari bafashe ibikapu by'umukozi w'Imana byagenze neza rwose kandi nshimira n'abarabongo kuri airport hariya barongo bagira serivisi nziza bakwitaho bananakuvugisha kabisa kumva ko Imana bamugisha cyane so rero nuko urwego rwanje rwagenze nkaba ndi hano ukaba uri Kigali neza kurabona gute se Kigali ni heza hari umutekano haratuje nta kavuyo hari akavumba ariko nyine akavura kaje ameze neza rwose nose ugereranyije n'igihe wahabaga kurabona ritandukanye n'iri haratandukanye uheruka ryari haratandukanye nari mperuka no 2016 ubwo nsigara mperuka hano imyaka 9 ngenda muri Kenya nahamaze imyaka 3 mpita ngenda muri Amerika ariko hano haratandukanye n'igihe
narima hari ivumbi riteye ubwoba nta muhanda ntaki ariko uratambuka amazu abiri atatu ya gatatu ukabona yes inzu nyine nziza cyane wagira gutya umuhanda kaburimbo hameze neza pepe hameze neza kabisa isuku ni nyinshi ihura n'umuntu nyine akaba yagusuhuza bakanakuganiriza neza ibintu byo tuba dukeneye nzajya uhura n'umuntu ukaza umwirengagiza wamuzi cyangwa utamuzi ari usaba serivisi ayiguha neza n'umutima ukunze nicyo cya mbere n'icyo ngicyo abantu baba bashaka kuko hari igihe umuntu aba yifite ga stress wahura n'umuntu yakuvugisha neza agashira aho ngaho hano hantu ni sawa rero nuko turi hano nuko rero amakuru yanjye nayo kabisa abaje kundamutsa abaje kundamutsaho kameme urumva umuntu utuye hano nagarutse ahantu nari ntuye mbere n'ikanisa niryo nzanye na pasiteri wanjye ndamushimira yaje yaraturamukije abakristo bamwe na bamwe si ngombwa ndakubavuga mu mazina ariko nuko rero mama rero byarantunguye ukuntu nasanze ameze sinari nzi ko ariko uriya nzamusanga mu bintu biri mu bintu byantunguye nari nzi ko nzasanga yarabyibushye cyane ariko nasanze mama arashari muto yari fit ameze neza ubu yo kwamaja mu murima agahinga agahura agatoraguraga akagira gute acakomeye ameze neza pe ameze neza kubera ibigwaragwara nyine yumvaga yaje no kukurebera abana ubu ndi kumwe na mama ndisanga kurumva gute kuba uri kumwe na ni amashimwe akomeye ni ibintu bidasanzwe ni ibintu ntanatekerezaga ubu nyine ariko kuba ndi kumwe nawe tuzicarana hano the next kiganiro kindi kizakurikira nzaba ndi kumwe na mama tuzatwicaranye hano azaturirimbira nk'utunyagwa tuturimbo nka n'uturimbo nka tungahe niturangiza tuganire nyine avuge nawe ukuntu no kumushakira ingoma akaririmba no ku ngoma ingoma se tuzayikoraho imana yawe nuko rero urumva isafari yagenze neza cyane pe nari mfite ubwoba burenze mfite ubwoba bwa se none nzabigenza gute nzashitsa abana bizagenda gute ariko hamwe n'Imana nyine turaza turahuruka bigenda neza kandi nabo twasanze dusanga ari amahoro pe amahoro namwe mwarakuze twumurikira abana ariko mufite nyine uri kumbaza nyine n'umugabo cyane nyine wibyibije ahangaha umwana muto cyane nareze ariko hamwe n'Imana nyine cyane kabisa Imana yaturinze tuva mu bwiza tujya mu bundi tuva mu bwiza tujya mu bundi ni karibu muri Kigali kabisa hano hantu ni sawa ubanze uri muhira ni muhira kabisa karibu cyane rwose nuko rero mube hafi turirimbe mfite inyota yo kuririmba biteye ubwoba nibaze kabisa mperuka muri korali kera ariko ndabikunda sinagiriwe amahirwe yo kuwitamijyamo hariya yego praise and worship rwose mu ba voice of praise hano isi wayibayemo shining stars abantu bo muri voice barakuzi abantu bo muri voice barambye ngo gusuhuze barakubwiye babonye ya YouTube ya project twakushize kuri YouTube aho bita ngo ni bafande turakuramukije nawe nimba ari kuzumva turamuramukije Celine ari hano ahubwo ngino tukangure voice of praise hano Kigali numva iba muri Kenya ntayiba hano rero hano naze mufungure hano turareba uko tubigenza cyangwa turakomeza turirimbira hano amavuta y'Imana akomeze adume muri twebwe siko cyane muze rero mwegere kugira ngo tuze kuririmba izo ndirimbo zingahe mfasha kuko muri healing nza ntumbira umusaraba nimba mukasi ako karimbo kavuga ngo tutangira turimbanira Yanumbira gusa ndimo ndayikunda ko sinye ibiri ijoro nishimira kubana nawe iteka hari amapractice bazakora by the way neza cyane ngo ubu njyewe nabaye musha muri Kristo nishimira
kubana nawe iteka urumva Healing turabakunda ni abantu beza cyane bari abantu basikuri barabizi cyane nabakunze cyane cyane uyu mwana apfa uyu mwana ntuze yitwa ndi umukobwa uyu mwana w'umukobwa upfa ejo yababaje abantu benshi cyane Imana irabura uko idashira nibwo nabakunze nkunda ari amapractice ndarebye we nawe nizitanye twabaye benshi noneho twuzure twibwira rero urinde basanzwe twibwiranye twese bamaze kutumenya ni wowe warubura yewe nitwa Mutoni Mary ndi umusinzira w'umutimbya nkaba umwishywa w'abagorora yego banyari uko gitare ku kantu gakata hanyuma njyewe ndi mubyara wawe umwe kandi umwe w'urukumbi yego simbikira abandi bose ntabamaze uyu ni mubyara wanje ni umwana wa Muyomba ababyeyi biwe baguye mu ntambara muri Congo Bibogobogo ntambara y'Ibibogobogo mwaramubonye by the way mu stade mwaramubonye ku macano yo muri Kenya avuga ubuhamya avuga ukuntu yabonetse ukuntu igitangaza kuri twebwe iyo tumubonye ntitumubona nkawe tumubonamo Muyomba tumubonamo mama wiwe tumubonamo byinshi turashima Imana yamwaguye ni umudamu ushima Imana afite abana babiri biwe ni mama witwa mama ese bireka nkubaze kwitwa mama ubu nyine muri ubu buzima n'ubuzima wabayemo ubifata gute ni byiza cyane agaciro muri wowe agaciro karakomeye kuba mama ni akazi gakomeye ni ibintu bikomeye ntabwo wabyitegaga ko ubu nyine wakwitwa mama hapesi ako ni byiza tutirengagije wenda mvuze ko nakubaza ariko wagize amahirwe makeya yo kutamenya mama wawe kuko batambutse ukiri mutoya noneho umaze nko kubona abana urabona ko nibyo byishimo bya mbere bya nyuma bibaho njye nabonye mu buzima kubona nabonye abana cyangwa se kubona umwana bwawe bwa mbere nyine kumva nyine uko cyangwa se ufite umuntu ukwita mama wumvishije ukumbuye nka mama wawe se cyangwa mama yose basi nanjye nkabona mama cyangwa se kindabaza nabi icyo kibazo gusa ukuntu nkibaza ariko mbese ni akahe gaciro wamenye ko umubyeyi maze wenda kubyara ka mama ka mama wawe thank you agaciro karahari kanini hari igihe nanjye njya nicara numva mfite ngize nk'icyo kintu cyo kugira umama wisanzuraho iki n'iki buri kimwe ariko kandi ndamufite nubwo uwagiye yaragiye ariko hari uwo mfite cyane mwisanzuraho cyane rero niyo mpamvu iyo space yo kumukumbura nayigira nk'iyo numvise nyigize ndamuhamagara nkamubwira mushene tugatera story aho ni sawa urumva nyine ni byiza ko wakuze ni byiza ko mu by'ukuri hari igihe abantu nko ku bwanjye numvaga rwose utazabihandoringa utazabishobora kuko umuntu utarabanye n'ababyeyi umuntu wakuze mu buzima butari bwiza umuntu wakuriye mu maboko ataraye umuntu wabaye umuntu mukuru nyine gisanga ari kumwe n'abanyamoko niko nabyita n'ubundi bwoko butari ubwiwe akurira mu bwoko bw'abandi atanazi ko ari umunyamurenge by the way yaje kubimenya uko akuze nkumva ko nyine bizakugora nyine kumva ko ufite umwana ukwita mama ufite urugo kwa ariko Imana yabigufashijemo kandi courage bariye nibo si yawe muri make nubwo wenda uriye niwe mama wawe niwe papa wawe niwe mujyanama wawe mbese niyo maraso yawe ni nk'ibyo rero
ukaba uri kwerekezayo kera kuba wihuta bimeze bite? Kubera icyo kintu cya mama nyine nicyo kiya gituma ugenda ubu vacation irarangiye vacation irarangiye pe ubu ndi kubara amasaha ariko ibyiza ni uko twabonanye twe duherukanye kera utarashaka nawe utaragira imbabazi twese nta mbabazi twagira twahuraga n'ubwana kubita wera umwana ariko noneho twese twarakuze twabaye abamama ikintu cyiza cya mbere twabonye abana ntabwo twari tubazi ibyo byose ni amashimwe by the way rero anyway naho ubundi tuzagaruka vacation se nazo ziza zishira aya ni byiza turacyari hano ntuzajya wumva ushaka gukorera mu Rwanda urumva hari agahari kure nta bushobozi nari mfite bwo gushaka iyo visa ariko mu by'ukuri mu baratekerezaga cyane bari umuntu waje ndabatekereza ariko kubera ko nzi ko we yavuye mu rugo n'umuntu waje bari kumwe na mama nawe ari kumwe na mama ariko kubera ko nyine afite izindi nshingano afite kuba yakita ku bana biwe kwiyitaho akandi akongera akita ku bana biwe ariko Imana ikomeje kumurinda n'ukuri turashima Imana afite umubiri mwiza nyine niba uvuye muri Amerika baratubona akato ibazeho umunsi nzajya muri Amerika nisema kumbu azashya uzagerayo kubera ko ntabwo wari uzi ko Imana yakugeza ku byo ufite ubu nyine yakugeza ubu nyine ariko turabizi neza ko Imana izagushoboza nabyo ukabigeraho na hariya ni mu isi kimwe n'ahandi suko uzagerayo rwose rero gisubihagarara hano gira turire mu mbone n'ukuntu abantu bagukumbuye abantu baravuga kandi ariho nyine abantu banagukumbuye muri Kenya nahabone visa bose wacu yarapfuye niyo muntu wa mbere nari kuzajya kurebayo kandi yaradufashe pe imyaka 3 nabaye hariya ndi gukora ariko twatugira boss yaraduhembaga anytime kabisa igihe ukeneye amafaranga agahita yaguha ariko nzajya gusura bamusuri bande bose hello sajya nukuri tuzaba dufite keyboard ubutaha tuzazana keyboard hano pastor azatuza keyboard turirimbe tuba tunacuranga twagiye hashimwe Imana n'umwana wayo Yesu wampinduye kuba umwana w'Imana hashimwe Imana n'umwana wayo Yesu wampinduye kuba umwana w'Imana ntari uwo gupfa zizi ibicumuro kubw'amaraso ya Yesu ni muzima hashimwe Imana n'umwana wayo Yesu wampinduye kuba umwana w'Imana ntari uwo gupfa zizi ibicumuro kubw'amaraso ya Yesu ni muzima ameni 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 ndumwana w'Imana ameni yo ameni 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 ndumwana w'Imana hashimwe Imana n'umwana wayo Yesu wampinduye kuba umwana w'Imana ntari uwo gupfa nzizi ibicumuro kubw'amaraso ya Yesu ndi muzima ameni 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 ndumwana w'Imana ameni 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 ameni
amen amen yo ameni 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 ndi umwana w'Imana twaremwe mu shusho y'Imana rurema ibyo byari mu mugambi wayo Imana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka Imana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka mwami kubaho nagufite binteye ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu no guhora ngendera mu nzira ye ntungane nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza ambesha no kwinjira vuba mu mahoro ye nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza ambesha no kwinjira vuba mu mahoro ye ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu no guhora ngendera mu nzira ye ntungane ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu no guhora ngendera mu nzira ye ntungane nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza ambesha no kwinjira vuba mu mahoro ye shusho y'Imana rurema ibyo byari mu mugambi wayo twaremwe mu shusho y'Imana rurema ibyo byari mu mugambi wayo jewe mu shusho yayo iyo Mana ingira uw'agaciro jewe mu shusho yayo iyo Mana ingira uw'agaciro jewe mu shusho yayo iyo Mana ingira uw'agaciro Imana imaze kurema byose ibona ko
ibona ko bidahagije irandema. Imbumba mu butaka imana umwuka mpumeka kugira ngo njyewe nyimbaze. Imbumba mu butaka imana umwuka mpumeka kugira ngo njyewe nyimbaze. Njyewe mu shusho yayo iyo mana ingira uw'agaciro. Njyewe mu shusho yayo iyo mana ingira uw'agaciro. Ameni, 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 ndungana w'Imana. Ameni, ameni, we. Ameni, 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 ndungana w'Imana. Hashimwe Imana y'umwana wayo Yesu aminduye kubu amuze nase nagaruka nzamushimira. Dore urukundo rwatumye mpfira ibyaha byanje bihamamuva maze arazuka ngo amuze nase nagaruka nzamushimira. Ibyo habaye umunsi Satani aratsindwa ntiyaheza Yesu mu gituro maze arazuka urupfu rutsinze none ari mu ijuru iburyo bwa Se. Dore urukundo rwatumye mpfira ibyaha byanje bihamamuva maze arazuka ngo amuze nase nagaruka nzamushimira. Turabashimira rero mwe mwadukurikiye, twavuze ibintu byinshi, twavuze urugendo, twaririmbye, twaganiriye. Rero guys, mudukunde mukore subscribe. Abantu batarakora subscribe mu by'ukuri sinzi icyo murinze, nimukore subscribe kugira ngo tubane, mudukunde, muturebe. Turi hano kubahereza ibintu byiza byinshi, tukaba tuzabazanira n'abatumirwa benshi. Turacyari kumwe n'abano bana muri ibi byumweru bingahe, tuzatangira kubazanira abantu b'abatumirwa bashyashya, mutubwira ibyo mwifuza ko tuganira. Hari n'ibyo dufite kubaganiriza byinshi byinshi pe. Rero reka dusenge Imana turyame. Ubwo ngubwo naho ubutaha nakagaruka kuri D&D TV show. Murakoze cyane. Reka gisubizo dusengere. Kadusenge. Father, mighty name of Jesus, we glorify your name. We humble ourselves before you, no other God but you. You are Alpha and Omega. Mana niwe ukwiriye icyubahiro ntawe ukwiriye amashimwe. Tukugarurira amashimwe nyiri ibihe, turaguhimbaza Mana, uri Mana yacu, natwe turabo waremye. Icyo waturemeye ni imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Turagushima ku rukundo uzutwereka umunsi ku wundi. Mana turashima kuko uzuturagira mwami amanywa na nijoro. Tubona ukuboko kwawe, tukabona imbaraga zawe, tukabona ubuntu bwawe. Watubereye byose, niko ijambo ryaza ritubwira ngo abarushe n'abaremerewe bose ngo bazi imbere yawe urabaruhura. Niwe mutambyi mukuru, ni wowe gitambo kizima mwami, kandi ijambo ryaza ritubwira ngo ni wowe Yesu Kristo buye ryanzwe n'abana b'abantu, ariko ngo ku Mana ryaratoranijwe kandi ngo ribiri ry'igiciro cyinshi. Wa Mana we ni wowe twizeye, ni wowe duhanze amaso. Bila wewe hatuwezi, ndani yako kuna amani, ndani yako kuna uzima. Mana ni wowe byiringiro byacu. Iyo tuguhanze amaso, iyo twihebye, iyo tubona mwami bitugoye, ni wowe uzutubera umuco, uzutumurikira hari umwijima. Mwami ukatubera ubuhungiro, urubuhungiro bwacu umunsi ku wundi. Ni wowe soko tuvoma mw'amazi tukamwa tugashira inyota. Mana ni wowe mwami mucunguzi w'ubuzima bwacu. Iyo tugufite dufite ibyiringiro ko tuzakubona, tuzabaho mwami. Niko wararume baririmbye baravuga ngo hari igihe tuzabaho, ngo tuzakuguma iruhande, ngo tuzemera kuva iruhande rwawe, kuko
kuko mwami ni wowe buzima bwacu mwami. Emera ukomeze ubane natwe, turagushimira ku mwanya wabanye natwe, turashima kuko twabonye imbaraga zawe. Reka wa Mana we abazakurikirana mwami bazakomeze bafashwe nawe, kubera kuko ni wowe mwami. Natwe turushirizeho kukumenya no kugutahura, tukwizeye muri byose kubera ko niwe mbaraga zawe. Tugiye kuryama, imbaraga zawe zikomeze zibane natwe, ubwiza bwawe n'amahoro yawe bitaye mu mitima yacu. Ni wowe mwami kuzuka, ni wowe mfura mu bapfuye. Amahoro yawe akomeza atahe ku isi yose, kubera kuko ni wowe butunzi bw'amahoro. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze twizeye, amen. Ciao ciao.